Yesu ashimwe bene data, muraho neza, nagiye kubahereza ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Reka dutangire dusenga. Mana yacu, Imana y'urukundo n'imbabazi nyinshi, tunejejwe n'amahirwe uduhaye yo kumva ijambo ryawe. Nyemerera mwuka wawe wera yende ku byawe, aduhishurire ibyo bwiru bwabyo, ndetse anabidusangize, anadushoboze gushyira mu ngiro icyo dutumyeho. Tubisabye Imana twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uyu ni umunsi wa kabiri w'icyumweru. Kino cyumweru turimo turaganira kuri Pentekote, cyangwa se ku bigendanye na mwuka wera. Uyu munsi rero turasoma ijambo ry'Imana dusanga ubutumwa bwiza mu gitabo cy'ibyakozwe no mu gice cya mbere umurongo wa 5 handitse ngo kuko Yohana yabatirishaga amazi, ariko mwebweho mu minsi mike muzabatirishwa umwuka wera. Imana itugirire neza. Ni amagambo Yesu yavuze arimo asezera abigishwa be, ababwira ko hirya y'umubatizo wa Yohana bari barakiriye umubatizo w'amazi, bagomba no kuzabatizwa mu mubatizo w'umwuka wera. Kubatizwa n'umwuka wera ni iby'abantu bose, nawe birakureba, nanjye birandeba. Kubatizwa ubundi bivuze kurengezwa, to sink in, cyangwa se immersion, kumanurwa mu mazi akakurengera bukarengerwa. Nicyo kubatizwa bivuze. Wize Yesu Kristo akamwemera, akakira agakiza ke ku buntu, abihamirisha kubatizwa mu mazi menshi. Ibyo ni ibintu twese tuzi. Umuntu wese uvuze ko yemeye kwakira agakiza, akurikiraho kubatizwa mu mazi menshi. Imana yacu tugirire neza. Kubatizwa bwo bivuze kurengezwa amazi akakurengera, ukajya muri yo bakakwibiza akakurengera. Umuntu wese wakiriye agakiza arabatizwa, bikabihamirisha kubatizwa. Hirya rero y'uwo mubatizo w'amazi menshi haza n'umubatizo w'umwuka wera. Bivuze ngo uwizeye Yesu Kristo anahabwa mwuka wera. Wa mwuka wera rero yahawe nawe aba agomba kumurengera, akaba agomba kumujyamo, akamanuka muri we, akibizwa muri we, akamurengera. Nicyo kubatizwa bivuze. Kubatizwa bivuze kurengezwa amazi cyangwa se ikintu runaka, ukibira muri cyo. Umuntu rero wizeye Yesu Kristo anahabwa mwuka wera. Wa mwuka wera aramanuka akajya muri wowe akakurengera. Imana yacu tugirire neza kandi twiteho. Nuko rero uwo mwuka wera nawe uwamaze kumuhabwa nk'uko nari mbivuze, aragenda akamufata akamurengera, akarengezwa uwo mwuka wera. Ibyawe byose ukabikorera imbere muri we, ukabatizwa muri we. Bivuze ngo ukarengerwa nawe. Ibyawe byose uko uvuga, imikorere yawe, ukazajya ukora ibikorwa byawe byose urimo kubikorera imbere muri we, yarakurengeye, yarakuzuye, akagera ku rwego akurengera. Imana yacu tugirire neza. Ku munsi w'ejo twavuze ku byo kuzura umwuka wera, kuzuzwa. Uyu munsi rero ni ukubatizwa. Kubatizwa ni ukuvuga ngo ni ukurengezwa bya bindi bikuzuye. Imana yacu tugirire neza kandi twiteho. Aho rero buri muntu wese wakwiriye kuhagera akabatizwa mu mwuka wera. Imana yacu turengere kandi twiteho. Uwo wabatijwe muri we, uwo wakurengeye, agomba kugutwara akakuyobora. Nk'uko umuntu wamaze kurengerwa n'amazi, amazi amutwara aho ashaka hose, akaba ari yamuyobora. Ntabwo aba akiyobora amazi, ahubwo amazi niyo aba amuyobora. Uko niko rero nawe ukwiriye kujya mu mwuka wera, akakurengera, akakuyobora hose, akakuyobora mu by'ukuri byose. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo uwo mwuka wera naza azatuyobora mu by'ukuri byose. Kugira ngo umwuka wera akuyobore neza, ni ukuba aba yarakurengeye, uba warabatirijwe muri we. Kubatizwa bivuze kurengezwa. Umuntu warengejwe amazi, wabatirijwe umwuka wera, uwo muntu kuyoborwa na mwuka wera biroroshye cyane kurenza uko utarabatizwamo biba bimeze. Utarabatizwamo yego nawe amazi ashobora kumutwara kuko yamurushije imbaraga. Iyo byageze aho aya mazi yamurushije imbaraga, cyangwa se uko umwuka wera bigeze aho akurusha imbaraga, yego aragutwara, ariko agutwara neza iyo wamaze kurengezwa. Imana yacu tugire neza. Bifurije guhorana inyota yo kubatizwa mu mwuka wera. Ikintu gihamya yuko abatijwe mu mwuka wera no kuvuga ko ururimi rushya. Imana itugirire neza. Kuvuga ururimi rushya, ururimi rw'umwuka wera, atari ukuvuga ngo nari nsanzwe ntavuga icyongereza ngo reka none mvuga icyongereza. Ntabwo ari ibyo. N'urundi rurimi ruzanwa na mwuka wera, ruzanwa n'imbaraga z'umwuka wera. Nubwo byaba umunsi umwe, ariko ukamubatizwamo. Imana yacu tugirire neza. Ukavuga ku rurimi rushya ukabatizwamo. Wifurije kugira inyota yo kubatizwa mu mwuka wera. Ntugarukire aho. Yego warabatijwe mu mubatizo w'amazi menshi, ariko Yesu yavuze yuko ari n'umubatizo w'umwuka wera. Ushimikire, uwushakishe, ugire iyo nyota. Yesu aduhane.